ngaha turaje Nyagasani, turakwitabye karame kuko duhamagaye ku neza yawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, iraduhamagaye kugira ngo tuyitabe. Kuri uyu wa gatandatu tariki 2 Ugushyingo 2024, ubwo tuzirikana abayoboke b'Imana bayitabye. Natwe turi mu rugendo, nta n'inzira natwe tuzanyuramo. Nga rero amasomo ajya kuduhuza n'ab'ijuru kugira ngo twitegure neza ijuru kandi tuzarigemo. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 25, umurongo wa 6 kugeza kwa 10. Uhoraho azakorera amahanga yose umunsi mukuru kuri uyu musozi, abazimanira inyama z'ibinure, banywe divayi iryohereye, abaha inyama zoroshye na divayi imininiye neza. Azatanyagurira kuri uyu musozi umwenda wari urambitse hejuru y'imiryango yose n'igishura cyari cyorosha amahanga yose. Azatsemba burundu icyitwa urupfu. Uhoraho Imana ahanagurira amarira ku maso yose, avaniho ikimwaro cy'umuryango we mu gihugu cyose. Ibyo ni Uhoraho ubwe wabivuze. Uwo munsi bazavuga bati, Uhoraho niwe Mana yacu, twaramwiringiye aratubohora, amizero yacu ari muri Uhoraho. Nimwishime, nitwishime tunezerwe kuko aducungura. Uhoraho agiye kuramburira ukuboko kwe kuri uyu musozi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Isomo rya kabiri mu gitabo cy'ibyahishuwe, umutwe wa 21, umurongo wa 1 kugeza kwa 5, wa 6 kugeza kwa 7. Kuko rero ijuru rya mbere n'isi nshya ya mbere byari byazimiye, n'inyanja itakiriho. Nuko mbona umurwa mutagatifu Yerusalemu nshya yurukaga iva mu ijuru ku Mana, yawe ukereye nk'umugeni witeguye gusanganira umugabo we. Hanyuma numva ijwi riranguruye riturutse ku ntebe y'ubwami rivuga riti, dore ingoro y'Imana mu bantu, bazaba abantu bayo, Imana nayo ibane nabo. Izahanagura icyitwa amarira cyose ku maso yabo, n'urupfu rwoye kuzongera kubaho ukundi. Icyunamo, amaganya n'imibabaro nabyo ntibizongera kubaho ukundi, kuko ibya kera byose birangiye. Nuko yicaye ku ntebe y'ubwami aravuga ati, dore ibintu byose mbigize bishya. Nuko arambwira ati, birarangiye. Ni njyewe Alfa na Omega, intangiriro n'iherezo. Ufite inyota wese nzamuha ku buntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Uzatsinda azatunga ibingibiho umurage, kandi nzamubera Imana nawe mbere umwana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivaji ntagatifu ko yanditswe na Mariko, umutwe wa 15, umurongo wa 33 kugeza ku 46. Bigejeje ku isaha ya 6, umwijima ucura ku isi yose kugeza ku isaha ya 9. Nuko ku isaha ya 9 Yesu avuga mu ijwi riranguruye ati, Eloi, Eloi, lama sabakitani. Bivuga ngo, Mana yanjye, niki cyatumye untererana? Icyatumye untererana ni iki? Bamwe mu bari aho bamwumvise baravuga bati, dore aratabaze Eliya. Umwe ariruka ava iki cyangwe muri divayi irura, maze agitunga ku rubingo, aramuhereza ngo anywe. Avuga ati, nimureke turebe niba Eliya aza kumumanura. Yesu arangurura ijwi cyane, nuko araca. Maze umubambiko wo mu ngoro y'Imana utanyukamo kabiri kuva hejuru kugera hasi. Nuko umutegeka w'abasirikare wari uhagaze imbere ye abonye ko aciye atyo, aravuga ati, koko uyu ari umwana w'Imana. Hari n'abagore bareberaga kure, barimo Mariya Madalena na Mariya nyina wa Yakobo muto na Yoze na Salome. Bajyaga bakurikira Yesu kandi bakamukorera igihe ari mu Galileya. Bari kumwe n'abandi bagore benshi bari barazamukanye nawe agiye Yerusalemu. Bugorobye kuko hari kumwiteguro w'isabato, Yosefu yari Matiya, umujyanama w'umunyacyubahiro, wari utegereje nawe ingoma y'Imana, ashirika ubwoba aza kwa Pilato, maze asaba umurambo wa Yesu. Pilato atangazwa nuko yaba yapfuye, ahamagaza umutegeka w'abasirikare amubaza niba hashize igihe apfuye. Amaze kubyemezwa n'uwo mutegeka, yemera Yosefu kujyana umurambo. Yosefu ngo amare kugura umwenda, amanura umurambo wa Yesu ku musaraba, awuzingiraho uwo mwenda, maze awushyingura mu mva yari yaracukuwe mu rutare. Hanyuma ahirikira ibuye ku muryango w'imva. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro.
nyagasani aragutumiye nanjye arantumiye kugira ngo atobore inzira nziza igana mu ijuru. Ejo nibwo twabonye ubwoko butatu bwa kiliziya y'abakiri mu rugendo hano ku isi, kiliziya y'abari mu isukuriro, ndetse na kiliziya y'abatsinze abari mu ijuru. Uyu munsi turaza kwibanda kuri icyo gice cya kabiri, kiliziya y'abakiri mu isukuriro, Purugatori, yitwa mu gifaransa l'église souffrante. Abarimo bari kubabara bagira ngo bagire gute babarirwe. Niyo mpamvu iyo umuntu ari kubabara, icyo umukorera wagombye gushaka ibintu byose bishobora kumukiza ubwo bubabare kugira ngo amererwe neza, abeho neza ku mpuhwe z'Imana. Muri aka kanya rero turazirikana kuri Purugatori. Ese Purugatori ibaho cyangwa ntibaho? Reka tuvuge ingingo 3 ziza kubidufashamo. Ingingo ya mbere iritwa igisobanuro cya Purugatori. Ingingo ya kabiri impamvu ya Purugatori. Ingingo ya gatatu ubushakashatsi ku byerekeye n'urupfu. Ingingo ya gatatu icyo wakorera umuntu uri muri Purugatori. Ese Purugatori iriho cyangwa ntiriho? Reka duhere ku ngingo ya mbere yitwa Purugatori, igisobanuro cya Purugatori. Purugatori ni ijambo ry'ikilatini biva ku nshinga yitwa purugare, bikavuga ngo lave, nettoyer, guhanagura, gusukura, ndetse n'ijambo purgatorium bikavuga ngo isukuriro, aho bahanagurira, aho bamesera, lavabo. Nguko nawe nanjye tujye kunyarukira muri aka kanya gato muri lavabo, wisukure nanjye nisukure, twitegura kwinjira ahantu hakomeye. Buri wese nyine abanza kwisukura, tuzirikana ko isuku ari isoko y'ubuzima. Uzarebe iyo ugiye kwitabira ibirori ubanza kwisukura kugira ngo uze kujya mu bandi ukeye, kandi unagerageze kubaha uwagutumiye. Mbere yo kujya mu birori tubanza kwisukura. Mbere yo kujya kuryama bamwe babanza kwisukura kugira ngo basinzire neza cyangwa bataza kwanduza amashuka. Ikindi, mbere yo kubyuka bidusaba gukaraba kugira ngo tuze kujya aho abandi bari tumeze neza, duhumura neza, dukeye. Mbere yo kurya tubanza kwisukura. Mbere y'igikorwa gikomeye cyane twagombye kubanza kwisukura. None se niba ijuru ari ikintu gikomeye, ikintu cyaturaje inshinga, cya kintu wabura ntubeho, kuki cyo tutabanza gukaraba tukisukura? Ngiyo isuku ku mubiri, isuku ku mutima, isuku mu mutwe, n'isuku kuri roho kugira ngo duke tumererwe neza. Ngiyo Purugatori. Nawe ngere wirebe niba ujya wisukura. Purugatori rero uko tugenda tubibona iratangira hano ku isi, uko tugenda twisukura buhoro buhoro bikazarangira twisukuye burundu muri ya Purugatori nyine nyirizina ya kiliziya y'abari mu isukuriro. Ingingo ya kabiri impamvu ya Purugatori. Abantu benshi bakunze guhakana Purugatori bitwaje inzitwazo nyinshi, harimo izo ngiye gukubwira. Nuko bamwe bati Purugatori ntabwo ibaho. Izo ni imvugo z'abagatolika bamwe bashaka kwigarura abayoboke benshi, bashakisha amaturo ndetse n'iterabwoba. Nuko rero mubyeyi ukibaza uti wowe urupfu ntiruguteye ubwoba? Kuki se ruguteye ubwoba? Abandi bati ijambo Purugatori kuba ritari muri Bibiliya ubwo nyine ntabwo ibaho, uko rimeze nyine. Nuko rero mu bisubizo bito naguha, kuko Purugatori ijambo nk'uko rimeze ntabwo riri muri Bibiliya uko rimeze, ariko si ibintu byose bitari muri Bibiliya bishatse kuvuga ko utabyemera. Nguko uko abantu benshi bakunze kwibanda nanjye kuvuga ku manza y'amahugu, bakaza kwibagirwa ikinyezi ko n'ubundi Bibiliya ari incamake ndetse n'incamarenga, ntabwo byose byakurwa muri Bibiliya. Gusa icyo nagusubiza ku buryo bwihuse ni uko ijambo Purugatori riri muri Bibiliya, ariko ku bundi buryo, sous diverses formes, ku buryo bwinshi. Akenshi Purugatori iryo jambo koko ntabwo riri muri Bibiliya, ariko hari andi magambo arisobanura muri Bibiliya. Isuku uko twabibonye, amazi, ukwihangana, gutegereza, umuriro, ibihano, urubanza rw'imperuka, kwihangana, n'andi magambo twagiye tubona mu byanditswe bitagatifu no munsi. Isukuriro, kujya mu mva, guhambwa, ibyo byose ni uburyo bwiza bwo gushushanya Purugatori. N'andi magambo menshi ari muri Bibiliya ashushanya Purugatori. Rero mubyeyi, muvandimwe, ugenda kwerekeza ubuyoboke Purugatori idahari, uze gukomeza ugende ureba n'andi magambo menshi cyane aganisha ku isukuriro. Ibi byose ni incamarenga Purugatori. Ntabwo rero ari ngombwa ko mpaka kiliziya izagomba itsindagira ijambo muri Bibiliya ryitwa Purugatori ngo ni guzemera ko Purugatori ibaho. La réalité du purgatoire. Niba nawe uri ku isi wumva ko umuntu uri hano ku isi amaherezo ubuzima buzarangira, wagombye no guterwa n'ubwoba n'urupfu. Wowe ntabwo ugira ubwoba bw'urupfu. None se wumva nupfa bizagenda bite? Tujye kubona impamvu 3
Purugatori ishingiyeho. Impamvu ya mbere, turazirikana ko umuntu aucun homme n'est parfait, nta muntu n'umwe w'intungane ubaho, nta muntu ushobora gucya 100%, nta muntu ushobora gutungana 100%. Rero niba uzi ko uzapfa, unitegure ko utazapfa witunganya 100%, wiyejeje 100%. Ntiyabura udutsira dusigara, ntiyabura n'akandi gashobora gusigara igihe upfuye. Ngiye impamvu ya mbere Purugatori ko nta n'umwe w'intungane uri ku isi. Nushaka guhinyuza Purugatori, uzajya wiyemera ko wakijijwe, wejejwe, ntushobora kwezwa ukiri hano ku isi 100%. Nibyo ko ushobora guhanira kwitunganya, ariko ntiwabigeraho 100%. Turi abantu, ntiturageraho shitani atatera ibuye. Mu gihe umuntu akiri hano ku isi, ntashobora gukizwa 100%. Mu gihe umuntu ari hano ku isi, n'urugendo agenda akora, tubyemeza neza, upfuye Dieu seul peut en juger. Imana yonyine ikazaba ari ingirite gucira urubanza. Icya kabiri gishingirwaho Purugatori kwiriho, nuko nta muntu n'umwe ujya mu ijuru atari umwere, nta muntu n'umwe ujya mu ijuru adatunganye. Le saint, wa wundi nyine wihanye agakira, agakizwa, kuko je twabizirikanye, umunyabyaha wicujije niwe ubona Imana, umutima ugorokeye Nyagasani, ubutungane, uw'intungane niwe ubona Nyagasani. Nawe ngero ngo byumva neza ko utahangara nyir'ubutagatifu, nyir'ubutungane, nguze umwegera nawe uri nyir'umwanda. Bigusaba mbere byose kubanza kujya gute kwisukura. Nta muntu n'umwe ujya mu ijuru adakeye, adatunganye 100%. Noneho mu gihe ku isi ntabwo ushobora kubayo utunganye 100%, mu ijuru ho ntabwo ushobora kujyayo udatunganye 100%. Mu gihe ako kantu uri gukumva, ngiye rero igisobanuro kindi cya Purugatori ko nyine bigombera ahantu ugomba kubanza kunyura kugira ngo utunganywe. Ana mpamvu ya gatatu, noneho uzirikana ntawe uri ku isi w'umumarayika udafite intege cyaha, ukongera ukazirikana ko ntawe ujya mu ijuru adatunganye. Niyo mpamvu noneho ko turi abantu hagombera iki kintu mu by'iri jambo rikomeye cyane. Umva, naringiye kuvuga rikiza impaka zose, ryitwa impuhwe, imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana rero niyo Purugatori nyine. Imana inyuzamo abo bantu kugira ngo basukure, Imana ibahanagureho ububi bwose kugira ngo bazayisange ari abaziranenge. Purugatori ishingiye ku mpuhwe z'Imana cyane cyane, ubwo twese twaremeye kuzajya mu ijuru. Nta kundi Imana yabigenza nyine usibye kudusuka no gutwihanganira, igabanza igatunyuza aho ngaho kugira ngo duke, yatunyuza amasegonda, yatunyuza iminota, iminsi, imyaka. Icy'ingenzi nuko duhanyura, buri muntu wese anyura muri Purugatori. Kubera izo mpamvu ebyiri twatumaze kurondora haruguru, umuntu wese yapfuye anyura muri Purugatori, iryo sukuriro, kugira ngo Imana imweze, imutunganye. Imana naho rero igaragaza impuhwe zayo, roza mu Purugatori ziba ziri kubabara kugira ngo zibabarirwe n'Imana, ziba ziri gushavura kugira ngo zihozwe n'Imana. Nguko rero ko Purugatori itangire hano ku isi, wiyita kuri muzima cyangwa nanjye niyita ko ndi muzima, kaza gukomeza mumva turi gupfa mpaka ikazasoreza hehe mu ijuru usukuwe umeze neza, kubera Imana, kubera impuhwe z'Imana. Muri make mubyeyi, cyo nakubwira kuri Purugatori, niba utemera impuhwe z'Imana, ubwo na Purugatori ntushobora kuyemera nyine. Uko Imana no ku minota ya nyuma, Imana ishobora kukugirira impuhwe, no ku masegonda ya nyuma none ushobora kugwa mu rwobo kubera iki wanze kwemera impuhwe z'Imana. Iyo umuntu rero apfuye, ni nkaho twamujyanye n'umuntu wari ufite amakosa 100, ushobora kugera ku munota wa nyuma kuri burembe ugakuraho ikosa rimwe, urumva ko hasiga amakosa 99, ibyaha 99. Uzi ko ku munota ya nyuma Nyagasani agenda asukura buhoro buhoro, agatera za ntambwe 99, agasangana kagatambwe kamwe wateye mbere y'uko upfa, nuko Nyagasani akajya gutaga kurokora. Iryo zampuwe z'Imana muri Purugatori. Mubyeyi, ahantu twese twagombye kwiyoroshya, kuko turi ku isi tutaraba marayika, turi abanyabyaha. Umunyabyaha wese nta kindi aba akeneye usibye impuhwe z'Imana. Nawe rero niba ukiri mu mubare w'abahakana Purugatori, nuko wasanga warigize umumarayika kandi ukiri hano ku isi nk'umuntu, wasanga warigize umwere kandi utarasukurwa. Biragusaba isuku. Purugatori itangira hano munsi, igakomeza kugeza igihe uzasukurirwa burundu, mumva ugatambuka mumva, noneho ukazajya mu ijuru ukeye umeze neza. Mubyeyi, umvise Kiliziya turi guhimbaza none ingingo ya 3, ubushakashatsi. Mubyeyi, ubushakashatsi bwumve neza, icyo bita ubushakashatsi ni ikintu nanjye kuvuga gitararangira, kikiri mu rugendo kigikomeza. Nawe wemere kongeraho akawe, nawe wemere kongera gukomeza ubushakashatsi bucukumbura,
kugeza igihe nyine bitarangiriye. Nicyo bita ubushakashatsi kuri Purugatori, ubushakashatsi ku rupfu, ubushakashatsi ku buzima. Ngo ubushakashatsi bwagaragaje ko mu gihe ubushakashatsi bwumve neza ko buza gusoreza, ngo iyo umuntu ariye neza akarya ibiryo birimo intungamubiri, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, warangiza kurya ukarenzaho urubuto, ugakora neza, ukarya neza, ukaryama neza, ukambara neza, ukarira ku gihe, ukaryamira ku gihe, ngo igihe kiragera n'ubundi ugapfa. Ababyeyi ubushakashatsi bishatse gutwibutsa ko ibyo dukora byose, ujya umenya ko amaherezo tuzapfa. Ntawe uzumira hano ku isi. Uko wakora ubushakashatsi bwawe kose, uko warya kose, uko wakwiga kose, amaherezo tuzapfa. Urupfu ntirutoranya, urupfu nta mushobora rugira, urupfu nta ruswa waruha, ntirugira imbabazi, ntirurondora. Amaherezo ubushakashatsi bugaragaza ko nyine tuzapfa. Uko waba hano ku isi kose, ko wamererwa neza, ubushakashatsi busoza bukwereka ko amaherezo n'uko ari n'ibyo byose, amaherezo ko ngizagira gute, ko tuzapfa. Hari abahita bibwira bati nurya ibi ngibi ukamererwa neza ukayoteba. Hari abibwira ko ari ubuzima buhakurikira bwiza. Urupfu nirwo rusoza. Ingingo ya 4 iratwerekeza ku byo twakorera abapfuye. Wowe nanjye turi kwibwira ko tukiri bazima. Ya kiliziya y'abakiri hano ku isi ifatikanyije na kiliziya batsinze, hari uburyo, hari ibyo igomba muri Purugatori bakorera. Nta kintu usibye kugira gute, kubasabira nk'abana n'umubyeyi umwe turi ku rugendo twese kugira ngo tugere hehe mu bwami bw'ijuru. Abo mu ijuru ntabwo kudusabira. Natwe abari hano ku isi dukomeza dusunika amasengesho yacu ku bari muri Purugatori, tubasabira imbabazi kugira ngo Yasani abakire, abagirire neza. Hari rero ibikorwa byinshi tubakorera nk'abari hano ku isi tugifite uyu mubiri ariko na roho. Ibikorwa nanjye kuvuga by'umubiri by'urukundo bifatika bigaragara. Dushobora kubakorera ibikorwa by'urukundo, tugasura imva zabo, tugahavugira amasengesho, tukahasabira, tugahashyira indabo nk'ikimenyetso cy'uko twabakundaga, tukabacanira buji, ndetse tukanatera n'amazi y'umugisha nk'ikimenyetso cy'uko ari abantu bari barayobotse Kristo bw'amazi y'abatisimu. Ariko igikorwa kiremereye kiliziya igarukaho ni igitambo cya misa, kubasabira misa. Abo bose baguye ku rugamba, ubwo tubisanga mu gitabo cya 2 cy'Abamakabe, umutwe wa 12, umurongo wa 43 kugeza ku 46. Guturira igitambo abapfuye kuko bari bizeye izuka. Ariko mu gihe iki gikorwa ngiye gusorezaho noneho, wabasengera, wabakora ibikorwa by'urukundo, ngiye gusoreza ku gikorwa gikomeye cyane uzakorera abantu bari muri Purugatori. Niba koko wumva wabasabira, icyo wabakorera, icyo bakugomba, ibyo bikorwa byose ngiye gukubwira binyujije mu mvugo y'umuhanga wavuze ati: la meilleure façon de pleurer un ami, c'est prendre son champ et le cultiver et nourrir ses enfants. Ngo uburyo bwiza bwo kuririra umuntu wapfuye ntabwo ari gusesa amarira gutya, ntabwo ari no gukora ibikorwa by'urukundo by'inyuma, ntabwo ari ukuboroga, ahubwo ni ugufata umurimo we yasize ukawuhinga, nuko ukazabasha kugaburira abandi yasize, kwita ku basigaye, kuzuza ibyo abapfuye basize batujuje, ibyo naryo ni isukuriro, ukomeza ibyo bakoraga neza, ibyo naryo ni isukuriro, kwishyura amadeni yasize, aho yasize amadeni ibyuho, hanyuma wowe ukagera gute ukabikomeza ubyuzuza. Ongera abantu bitabye Imana, uzirikana umuryango wawe n'abahandi. Abo mva wasabira ubakorera iki cy'impongano? Kubahongerera, guhongerera ibyaha byacu tugera aho ziri mu Purugatori. Ukabacika ku ngeso, uko guhinga wa murima, ugacika ku ngeso yakunaniye, uvuga uti ndagirira uyu muvandimwe wanyu uri muri Purugatori, ndagira umubyeyi wanyu uri muri Purugatori, ingeso mbi yakunaniye. Ako kanya y'amazi Imana iri kumunyuzaho birihuta. Ariko niba ubyemera ukazirikana ko iyo ngeso ucitseho, uzinutswe, nayo iri guhongerera ibyaha byawe ndetse na bya wundi witabye Imana, ya nshuti yawe, wa muvandimwe wawe, wa muturanyi wawe, urabyemera? Niba utanabyemera, turi ku isi, amaherezo ni uko bwa bushakashatsi, warya neza, wakwambara neza, wabaho neza, amaherezo twese tuzapfa.
hasigaye kuzamenya urupfu uzapfa n'urwo nanjye nzapfa, icyaduha Imana tukazapfa neza twarigoroye na Nyagasani. Hasigaye ko Nyagasani ufata icyemezo cya nyuma cyo kudusukura akaduhanagura, ubundi tukazamusanga twese mu bwami bw'ijuru. Abayoboke b'Imana bakiri muri Purugatori, Yezu ugira ibambe ukiza bo mu Purugatori. Mwese Imana ibaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masomo wa diyosezi ya Cyangugu.